Bahaye ikaze mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi bacu bakunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi nongeye kubanezererwa cyane, uyu munsi wo kuwa mbere dutangira iki cyumweru ndabanezerewe kandi ndabashimira cyane amasengesho mu nsengera, ndabashimira cyane subscribe mwakoze, ndabashimira kuri iri jambo dufatanya muri sangiza abandi, gutyo tugafatanya n'ukuri kubaka ubwami bw'Imana. Ibyo ni ibintu mbashimira cyane kandi n'Imana data wo mu ijuru twese iradushima, ikadufasha, ikaduha umugisha kuko twitanze kuyikorera, natwe yaratwitangiye. Imana rero ikugirire neza, nagira ngo ni ukuri tubane umunsi wa none umunezero kugira ngo dutangirane iki cyumweru dufatanya ijambo ry'umunsi, dusangira hano kuri Pure Gold TV y'abakristo. Uyu munsi rwose ni umunsi mwiza cyane, nongeye kunezerwa. Aho ndi jyewe imvura iragwa, hari murumva ibiyaga byinshi, imvura iragwa itari nkeya, ariko imvura ni umugisha. Uyu munsi rero ku wa mbere itariki ya 15 z'ukwa kane 2024, mu bibaho byose ngo duhore dushima kandi tugiye kunezezwa n'ijambo ryiza cyane Imana yaduteguriye, ijambo ryiza ryubaka ubugingo, ridufasha, rituzamura. Ntucikwe mwene data, wegerane nanjye hano kuri Pure Gold TV kugira ngo turisangire, kandi ndakumenyesha kuri kumwe nanjye Jose Irumva kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none tugiye kureba amasezerano meza cyane Imana idufitiye, Imana igufitiye. Ni ukuri ni amasezerano meza, reka tuyarebe muri Yesaya ibice 41. Turasoma imirongo 2 gusa, 2 kandi igiye kugufasha. Umurongo wa 8 n'uwa 9 gusa, turebe ukuntu Imana itugirira neza. Ayo magambo aravuga ati: ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka yazo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza kuko ni koko nzajya ngutabara, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara. Urumva ibyo bintu? Ariko urumva ayo masezerano, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Mwene data, nshuti yanjye, nshuti y'Imana turi kumwe uyu munsi wa none, nawe turi kumwe, uri umushyitsi wadusuye hano kuri Pure Gold TV, aya masezerano ni ayacu twese, aya masezerano ni ayacu twese, kuko abakijijwe twizera ko turi abana b'Imana, twizera ko turi abuzukuru ba Aburahamu n'abuzukuruza n'ubuvivi, twizera ko turi abana ba Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Aburahamu yari inshuti y'Imana, kandi amasezerano ye yose yahaye abana be ni ayacu, kuko natwe turi abana ba Aburahamu, tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nshaka kongera gutera, navuga imbaraga cyangwa se inkunga umuntu utarakira Yesu ngo amwakire uyu munsi, kuko numwakira umunsi wa none, ako kanya amasezerano ni ayawe. Uyu munsi ni ukuvuga ngo tugiye kuba dukuyeho izina rya Isirayeli, yitaga ati weho Isirayeli umugaragu wanjye. Uyu munsi wishyireho, nanjye ndishyiraho izina ryanjye, mvuge nti ariko weho Jose umugaragu wanjye, Jose natoranije. Nawe wishyireho gutyo, aya masezerano n'ayanjye nawe, turayafashe, ni ayacu, turi urubyaro rwa Aburahamu, inshuti y'Imana kubera Yesu Kristo. Amena. Niba ubyemeye, reka dukomeze twiyatureho ibi byiza, twakira amasezerano y'Imana, tuyishimire. Imana yaraduhamagaye, Imana yarampamagaye, iraguhamagara, kandi yadukuye ku mpera z'isi mu mfuruka zayo, kandi iratubwira iti muri abagaragu banjye, muri abaja banjye, muri abakozi banjye, narabatoranije sinabaciye. Aya ni amagambo yawe uyu munsi wa none, muri iki gitondo yakire, wenda se ni nimugoroba cyangwa se ntiburacya, igihe cyose uyabonera n'amagambo yawe. Imana irongera irakubwira, kwibukije iti wowe
wishyireho izina jyewe Jose ndabwiwe ngo sintinye kuko Imana iri kumwe nanjye. Nawe wishyireho izina ryawe, Imana iri kumwe nanjye nta kongera gutinya. Sintinye ibiri imbere, sintinye ibibazo, sintinye ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho, sintinye ibizaba imbere ibyo ari byo byose, sintinye imibereho ndimo, sintinye kandi sinihebe. Imana irakubwira iti wikwiheba mwana wanjye, wikwiheba uyu munsi wa none kuko irivugira iti ndi Imana yawe. Niba warayizeye warahisemo iyi Mana mvuga, uri umwana w'Imana, uri umwana wa Aburahamu. Imana ya Aburahamu, ya Yakobo na Isaka ni iyawe uyu munsi wa none, kandi Imana irakubwira iti witinya. Imana irakomeza ikatubwira iti data wa twese, iti nzajya nkuramira Jose witinya, nzajya nkuramira, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amena. Bene data, nshuti zanjye, nshuti z'Imana, urumva tutameze neza? Urumva tudafite Imana idukunda? Aya magambo uyishyireho, aya magambo ni ayawe n'ayanjye uyu munsi wa none, wumve ko bitakibwirwa Yakobo. Yakobo ni wowe, Yakobo ni jyewe, turi abana b'Imana, twabiheshejwe na Yesu Kristo. Akira aya magambo, witinya, wikongera gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, uvuga uti Imana turi kumwe. Hari icyo utinya sinkizi? Ni kenshi ijambo rigarukirana muri jyewe rimbwira ati Jose witinya. Niyo mpamvu nkunda kuribasangiza, wikwiheba aho uri hose, situwasi wikwiheba. Imana irakuzi kandi iravuga iti ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza. Tekereza gukomezwa n'Imana, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Iyi ni Imana ibyivugira, izajya intabara, izajya inkomeza muri bya bihe bitoroshye, muri bya bihe umuntu aba arimo bikomeye cyane. Oh, haleluya. Kandi ngo uzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kw'Imana. Iyi ni Imana ibyivugiye, ntabwo ari amagambo bugambo. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Niyo mpamvu nkunda gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana nkaryishyiraho kandi bigakora. Birakora bene da, ryishyiraho birakora. Imana iragutabara, ba mu masezerano y'Imana izagutabara. Ndi umwe mu babihamya, yarantabaye kandi iramfasha kandi iranganiriza. Umwuka wera Imana yaduhaye ni umwuka w'ukuri, aradufasha, arakuyobora, arakuganiriza, akakubwira ati ca hanyura aha. Ibi ndabihamya, ndabisubiramo, ni iby'ukuri. Nagira ngo nkomeze umuntu waba wihebye, nagira ngo nkomeze umuntu waba wihebye uyu munsi wa none. Iki cyumweru gitangira uvuga uti mfite Imana, iyi ni Imana yanjye, igiye kunkomeza, igiye kuntabara. Aya masezerano ahinduka yawe. Uyu munsi wa none nagira ngo mpinire aha ngaha, dufate akanya gato cyane dusengera umuntu utarakizwa, kuko njya ngira agahinda k'umuntu utari wakizwa. Njya ngira ikintu cyitwa pasheni, yo gusengera umuntu utarakizwa, kuko ntarakizwa nanjye nzi ubwihebe narimo, ariko nagira umuntu nakira agakiza. Icyambaho icyo ari cyo cyose ndavuga nti mfite Imana. Amena. Mfite Imana itabara, mfite Imana ivuga, mfite Imana itari ikigirwamana. Imana ya Aburahamu, inshuti y'Imana, niyo Mana yanjye, niyo Mana yawe, niwe warizeye. Reka rero dusengere utarakizwa, kuko Yesu Kristo yaraje hano mu isi, yaraje apfira buri wese, aje gukiza isi yose, kugira ngo umwizera wese ntazarimbuke, ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Hari abantu bumva iby'Imana, uri buhure wenda n'iri jambo akarishyira ku ruhande, ati biriya sinshaka kubyumva, akajya kwiyumvira izindi porogaramu, akigira mu bindi, akumva ko bitamureba. Nyamara ijambo ry'Imana niryo ryangombwa. Niyo mpamvu mvuga nti reka tugire pasheni yo gusengera batarakizwa, dusengera ababivuyemo bananiwe. Iyi si irananiza, hari byinshi bitunaniza, turi ku rugamba. Ariko uwo nguwo waguye wabivuyemo yari yaramenye ukuri, nawe Imana iramukunda. Nawe reka we nanjye tumukunde, tumusabire. Dusabire abari mu ntege nke, dusabire abarwayi bene da, dusabire abantu bihebye, kuko Imana hano iduhaye amasezerano ngo ntukihebe, ndi kumwe nawe, ndagukunda, nzagutabara. Hari abantu benshi bihebye, hari abantu bihebeshejwe n'uburyo bwinshi. Iyi ni mesaje Imana yanshyize ku mutima kugira ngo nkomeze abandi, kuko nanjye yarankomeje.
niba duhura n'ibigeragezo ni ukuvuga ngo tubihura kugira ngo tuzahinduke abantu bakomeye dukomeze abandi. Amena. Hari ibyo wahuyemo, hari ibyo nahuye nabyo, ariko ibyo ngewe ndashaka kukubwira ko ibyo nahuye nabyo byarankomeje kugira ngo uyu munsi nawe ngukomeze, kuko nahuye n'iyi Mana ndayimenya, imbere umubyeyi, imbere Imana, imbere byose iramfasha, ndayishima cyane. Ikintu nyishimira ni uko yampaye ubugingo muri Yesu Kristo. Nkaba nzi ko igihe icyo ari cyo cyose nzimukira mvuye muri iyi si, nzahita nimuka njya ahantu heza cyane, njya mu ijuru mu bugingo buhoraho. Icyo ni cyo nkwifuriza, kuko iyi si ni igihe gito. Tubona benshi bapfa, tubona intambara nyinshi. Iyo urebye televiziyo, amakuru, abantu baracyapfa muri Israel, muri Gaza, abantu baracyapfa hirya no hino. Muri Ukraine biracyameze nabi, hirya no hino iyi si niko imeze. Ariko se abo bantu barapfa baramenye agakiza? Abo bantu barapfa bafite ibyiringiro by'ijuru? Wowe nanjye turabyirwa ngo tubabwire. Koresha YouTube, koresha WhatsApp, koresha uburyo bwose, ururimi rwose waba uzi, utange mesaje, hagire n'undi uyikomeza, bigere ku isi yose. Umuntu nibura apfe yicwe muri ubwo buryo bw'intambara barimo, amenye Yesu, yimurwe muri iyi si agiye heza. Reka ne kubarandugorera, ndumva ko ikintu cya mbere ari ukumenya ko uri umwana w'Imana, kandi icya kabiri ari ukumenya ko aya masezerano atari aya Yakobo gusa, ahubwo n'ayawe nanjye umunsi wa none. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Ndagushimira amasengesho yawe unsengera, ndagushimira subscribe wakoze, ndagushimira kumfasha kuvuga ubutumwa bwiza woherereza abandi iyi message. Imana ikugirire neza mwene data, nkwifurije icyumweru cyiza, ukomeze ubane n'Imana, ndabakunda mwese.